Kuki abantu badasoma ibitabo? Wigeze usoma igitabo icyo ari cyo cyose muri uyu mwaka wa 2021 cyangwa umwaka ushize w'ibihumbi 2020? Ni ryari uheruka gusoma igitabo? Ni byiza niba hari icyo wibutse wasomye. Gusa ntibitangaje niba nta gitabo wigeze usoma. Kuko akamenyero ko gusoma ibitabo ntabwo gafitwe n'umubare munini cyane muri Afurika. Akaba ariyo mpamvu abantu bajya batebye bavuga ngo abazungu bavuga ngo niba ushaka guhisha ikintu umunyafurika uzacyandika mu gitabo. Ubushakashatsi buvuga ko umunyamerika umwe muri 4 atigeze asoma igitabo na kimwe umwaka ushize. Abanyamerika bagera kuri 24% ntibigeze basoma igitabo na kimwe cyangwa igice cyacyo mu mwaka ushize. Ubushakashatsi buvuga ko hafi 37% bafite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye na 7% by'abanyeshuri barangije kaminuza batigeze basoma igitabo na kimwe umwaka ushize. Ikibazo kiragira kiti kuki abantu badasoma ibitabo? Reka tubisome. Impamvu ya mbere, kubura umwanya. Iyi ni imwe mu mpamvu zikunze gutuma abantu badasoma ibitabo. Baba bafite akazi bagomba gukora mu gihe cyagenwe ntarengwa. Gahunda nyinshi zicucitse z'ubuzima, bityo bituma babura umwanya uhagije wo gusoma ibitabo. Hari abantu baba bafite ubushake bwo gusoma ibitabo ariko ntibabone umwanya uhagije wo kubisoma. Impamvu ya kabiri ituma abantu badasoma ibitabo ni ukubura amafaranga. Kimwe n'ibindi bintu byose, ibitabo nabyo bisaba amafaranga yo kubigura. Niba udafite amafaranga yo kugura ibitabo, bityo niyo waba ufite ubushake bwo gusoma ibitabo, ntiwabona uko ubisoma keretse uramutse ubonye ugutiza. Impamvu ya gatatu ituma abantu badasoma ibitabo ni ukutabona igitabo gikwiriye. Abantu basoma ibitabo bibashimisha. Niba utabonye igitabo kirimo ibintu bigushishikaza, uragihagarika kugisoma. Ibinyuranye n'ibyo, iyo ubonye igitabo kirimo ibintu bigushishikaza, ushobora kugisoma inshuro nyinshi. Impamvu ya kane ituma abantu badakunda gusoma ibitabo ni uko abantu tubana nabo batugiraho ingaruka. Niba umuntu yarakuriye ahantu usanga hari abantu bahora bahugiye mu bikoresho bitandukanye, urugero nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa ibindi bintu, ubushake bwo gusoma ibitabo ntibushobora gutera imbere. Ku rundi ruhande, hari ingero z'aho usanga umwana ufite imyaka 2 gusa agerageza guhinduranya impapuro z'amapaje y'igitabo kuko abona ababyeyi biwe bakunda kubikora. Impamvu ya gatanu ituma abantu badasoma ibitabo kandi ari nayo y'ingenzi cyane ni ukudasobanukirwa akamaro k'ibitabo. Iyi ni impamvu ya nyuma ariko ikomeye cyane ituma abantu badasoma ibitabo muri iyi minsi, ni uko baba batazi akamaro k'ibitabo. Abantu ntibazi ko gusoma ibitabo harimo ibintu byiza bishobora guhindura imitekerereze yabo ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange. Turagushishikariza kuzakurikirana igice gikurikira kizakivuga akamaro ko gusoma ibitabo n'impamvu wakagombye gukora uko ushoboye kose kugira ngo nawe ujye uba wasoma ibitabo. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Niyonzima Emile. Komeza udukurikirane kuri Niyonzima Emile Official. Turagushishikariza gukora share iyi video ku nshuti zawe. Mwakoze cyane, bye.